ndagushimiye cyane ko kanze kuri ino video, by'umwihariko we wamaze gukora subscribe kuri ino channel ya Innovation and Electrical. Nshimiye cyane rero abantu bagiye baduha ibitekerezo muri comment mumbwira ko mukeneye kwiga isomo ry'uburyo wakoresha appareil multimetre. Hanyuma rero niba uri mushyashya ndagusabye ukore subscribe kugira ngo wiyandikishe nk'umunyeshuri mwiza, tujye tubana mu nyigisho zose zizajya zica kuri iyi channel. Mbibutse ko hari andi masomo twatanze kuri ino channel yigisha abanyarwanda gukoresha amashanyarazi, ndetse si n'abanyarwanda gusa, upfa kuba uri umuntu wumva ikinyarwanda. Iyi ni channel yashyiriweho mwebwe kugira ngo tubasangize ubumenyi dufite ku bijyanye n'amashanyarazi ndetse n'ikoranabuhanga. Uyu munsi rero nguhaye ikaze wowe ukiweho uri mushyashya kuri ino channel, kandi nguhaye ikaze nawe usanzwe ukurikira ino channel. Mwese mbahaye ikaze. Tugiye kwigira hamwe rero uburyo ushobora gukoresha appareil multimetre ipima amashanyarazi ndetse ikoreshwa mu kazi gatandukanye kerekeye amashanyarazi, tekinoloji yose muri rusange, harimo electronique, ICT, by'umwihariko cyane amashanyarazi. Ubundi muri make impamvu aka kantu bakita digital multimeter mu gifaransa bisobanura ngo ni appareil multimetre. Urumva iri jambo multi bivuze ngo ni mita nyinshi ariko zikubiye muri aka kantu kamwe. Impamvu rero ari digital multimeter, ubundi iyi appareil ibikubiyemo iyi appareil bita voltmeter cyangwa se voltmetre ipima voltage y'amashanyarazi. Hanyuma ikaba ikubiyemo n'icyo bita ammeter. Ammeter ni appareil yindi ukwayo ipima icyo bita ampere y'amashanyarazi. Hanyuma nanone rero ikaba ikubiyemo thermometer cyangwa se thermometre. Thermometre ndakeka ni bake batazizi, ariko benshi barazizi cyane. Nizera zipima ubushyuhe, zikunda nko gukoreshwa kwa muganga ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Rero iyi ngiyi nayo yifitemo ubushobozi bwo gupima ubushyuhe cyangwa se yifitemo thermometre. Hanyuma rero ikindi yifitemo hano, yifitemo icyo bita ohmmeter. Ohmmeter ni appareil nayo iri ukwayo, ariko ikaba ikubiyemo hano, yo ikaba ipima icyo bita resistance. Rero usibye na resistance, iyi ngiyi ikaba ifite n'ubushobozi bwo gupima continuité. Icyo bita continuité cyangwa se urabona nk'igihe ishobora kuba yakwereka niba urusinga rwacikiyemo hagati cyangwa se niba ari ruzima. Hanyuma ikindi yifitemo iyi ngiyi, ikaba yifitemo ubushobozi bwo gupima icyo bita ubuziranenge bwa diode. Ikaba ikunda gukoreshwa n'aba electronician, nibo bakunda gukoresha iyi mita ipima ubuziranenge bw'amadiyode cyangwa se gupima za capacitance n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nk'uko umaze kubibabwira, appareil multimetre ipima voltage. Gusa mbibutse ko muri voltage habamo icyo bita DC voltage cyangwa se ndetse na alternative voltage. Igapima na ampere y'amashanyarazi, igapima resistance, igapima capacitance, igapima diode, igapima continuité ndetse n'ibindi byinshi. Ngiye kubigishiriza kuri iyi ngiyi, ariko zibamo amoko atandukanye ndetse n'amabara atandukanye. Habamo ubu bwoko bw'aka ngaka gatoya mureba, hakabamo n'iyi ngiyi, ndetse hakabamo n'iyi ngiyi, hakabamo n'iyi ngiyi mureba. Ariko uyu munsi ngiye kubigishiriza kuri iyi ngiyi. Nari ndimo mbasobanurira ibi bikubiye muri ino appareil multimetre. Byose nababwiye ko haba harimo voltage, ipima icyo bita voltage. Voltage rero ikagira symbols, igira symbole ya V, ariko muri voltage hakabamo ibice bibiri, icyo bita DC voltage. DC voltage yo igira symbole ya V, ariko ifite aka karongo gatambitse n'utudomo dutatu no hasi. Hanyuma ahangaha ikagira alternative, igapima icyo bita alternative voltage. Hanyuma alternative voltage nayo ikagira simbole ya V, ariko ifite aka gasimbole kandi ku ruhande kigoronzoye. hanyuma rero ahangaha murabona ko dufiteho F. Ino F ni
gupima ubushyuhe ariko bita Fahrenheit. Hanyuma iyi C mwese abenshi barayizi ni temperature cyangwa se temperature. Twaje rero ahangaha murabona ko hari A ariko ifite umurongo n'utudomo dutatu. Iyi ngiyi ikaba ari direct current cyangwa se courant direct. Ahangaha rero hano nk'uko mubibona, sinzi niba bigaragara neza, ariko ahangaha hari ako bita agasinyare ka diode, hanyuma hakabaho n'akantu kameze nk'akabaza cyangwa se nk'aka receiver. Hanyuma ahangaha dufite ino simbole imeze gutya, ikaba yitwa ohmmeter cyangwa se ikaba yitwa resistance. Muri make rero iyi appareil ipima voltage, alternative voltage na direct voltage, igapima temperature, igapima ampere ya direct, mbega muri make ipima direct ampere, hanyuma igapima diode, igapima na resistance. Hanyuma rero iyi appareil ngiye kuberekeraho ikaba igira ibice bigera kuri bitatu by'ingenzi. Igice cya mbere ni screen yose mubona, iyi screen ari nayo tureberamo ibipimo by'amashanyarazi turimo gupima. Hanyuma ikagira aka kantu akangaka, kano niko dukoresha turi guselectiona appareil tugiye gukoresha dupima, gushyira cyangwa se guhuza cyangwa se guselectiona appareil tugiye gupimira muri iyi ngiyi. Niba dushaka gupima volte, akangaka niko kari budufashe gupima volte tuyipimiye muri digital multimeter. Okay. Noneho rero ikindi gice cy'ingenzi kiba kuri digital multimeter ni izi port. Izi port murabona hano dufiteho port imwe, iyi ngiyi yanditseho V, iyi ngiyi kandi ikaba iriho ngo COM, hanyuma iyi ngiyi ikaba yanditseho ngo 10 ampere, bivuze ngo ni maximum, ifite ubushobozi bwo gupima ampere 10 zitarenga. Hanyuma rero hano ikagira aka kabuto ko kadufasha gusetinga aho tugiye gupimira diode cyangwa se continuité y'urusinga, aribyo ibihanga. Murabona hano tugiye gutangira kwiga gupima icyo bita DC voltage. Nababwiye ko ino simbole isimboliza direct voltage. Rero iyo ushaka gupima, ni ukuvuga ngo ngiye kubahera urugero nko gupima umuriro wa bateri. Tugiye gutangira kwiga gupima volte. Nababwiye ko simbole yayo ari V, ariko muri volte hakabamo direct voltage cyangwa se volte ya direct. Muri volte direct rero simbole yayo ni iyi ngiyi, ariko habamo umuriro w'amabateri. Mu rugero bateri ya telefone, bateri y'amabuye, bateri y'imodoka na bateri z'uburyo bwose. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ugiye gupima umuriro wa bateri, uba ugomba gukoresha ino appareil ipima direct volte ya direct. Icyo ukora rero, tugiye kwifashisha bateri ya volte 5. Icyo turi bukore rero, nk'uko mubizi ubundi appareil multimetre izana n'imigozi imeze gutya y'amabara abiri, iba igomba kuba ifite iyi migozi ibiri. Iyi migozi niyo twifashisha turi gupima. Haba harimo umugozi w'ibara ry'umukara umeze gutya, hanyuma hakabamo n'undi mugozi w'umutuku nawo umeze gutya. Hanyuma rero icyo ukora mbere y'uko utangira gupima, ni uko umanza gufata uyu mugozi utukura, ukaza ukawucomekamo hano handitse ngo V. Kuri V ugacomekamo uyu mugozi utukura, ubwo tugiye gupima volte. Hanyuma warangiza ugafata uyu mugozi w'umukara nawo ukawucomeka hano handitse ngo COM, ukawucomekamo. Warangiza, hanyuma iyo urangije kuwucomekamo rero, ufata iyi migozi yombi imeze gutya, niyo ukoresha uri gupima volte za bateri cyangwa se volte y'umuriro. Hanyuma rero twebwe tugiye gutangira gupima volte y'amabateri. Iyo uri gupima volte rero wifashisha aka kantu, uraza ugafata kano ukaza ugashyira kuri 20.
kuvuga tugiye gupima umuriro uri munsi ya volte 20. Iyo uri gupima umuriro uri munsi ya volte 20 rero urasetinga aka kantu kuri 20. Hanyuma nurangiza ufate bateri yawe, ino bateri dufite ni power bank ariko isohora volte 5. Hanyuma rero iyi ngiyi ikaba ifite output y'insinga ebyiri. Hano dufite n'insinga y'umutuku, hanyuma tukagiramo n'insinga y'ubururu. Hanyuma icyo ukora rero mbibutse neza ko aka ngaka k'umutuku gapima positive, hanyuma kano k'umukara kagapima kagashyira kuri negative. Hanyuma rero iyo umaze gusetingaho kuriya uraza ugafata uyu mutuku, aka ngaka k'umutuku kagashyira kuri urusinga rwa positive, hanyuma aka k'umukara nako kakajya hano kuri negative. Hanyuma urabona ko bateri yacu ifite volte 4, harimo volte 4 n'ibice bibiri. Power bank yacu iri gusohora volte 4 n'ibice bibiri. Impamvu iri gusohora 4 n'ibice bibiri nuko ahari itari yuzuye, nayikoreshejeho ndi kwicagingaho, niyo mpamvu iri gusohora 4 n'ibice bibiri, ariko ubundi output yayo bari 5 volte. Iyi yari step ya mbere yo gupima volte directe cyangwa se umuriro wa bateri. Ikindi tugiye gukora rero, tugiye gupima umuriro w'amashanyarazi, umuriro wa REG, umuriro wa kura. Tugiye gupima umuriro wa kura rero murabizi ko kura igira umuriro wa DSA event. Turamanuka turaza dusetingi hano kuri ino vol V ariko ifite simbole imeze gutya. Hanyuma icyo turi bukore rero turamanura dushyire kuri 600. Nkuko maze kubibabwira rero, nababwiye ko iyo ugiye gupima umuriro wa REG cyangwa se kura alternative, umanza ugasetinga hano kuri novi ifite aka gasinyari kameze gutya. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo iyo ugiye gupima umuriro mu rugero wa DSA event, ntabwo washyira kuri 200. Urabona hano hari 200, hakaba na 600. Ntabwo washyira kuri 200 kandi ugiye gupima umuriro urenze 200, aho gushyira ku mubare urenze ku ugiye gupima. Ugiye gupima umuriro wa DSA event wa kura, niyo mpamvu turi bumanze gusetinga hano kuri 600. Hanyuma rero iyo umaze gusetinga kuri 600, hano ho ntacyo uhindura kuko aka k'umutuku kaguma kuri V, hanyuma kano k'umukara kakaguma kuri com. Warangiza rero ugacomeka muri prise, ugacomeka muri prise ugiye gupima icyo bita kura alternative. Urabona hano dufite kura ya 210 ni 220. Kubera ko ari kura alternative igenda irahindagurika, niyo mpamvu bayita kura alternative. Ni kura itaba hamwe, ni kura igenda irahindagurika. Dufite DSA 19 kura, dufite DSA 18 volte alternative. Ni ukuvuga ngo hano mu rugo dufite umuriro wa REG wa 220. Turangije gukoresha voltimetre ariko iri muri militimetre. Tugiye gukurikizaho icyo bita temperature. Tugiye gupima ubushyuhe tumenye ngo ese digital multimeter ni gute wayikoresha uri gupima ubushyuhe. Hanyuma rero iyo ugiye gupima ubushyuhe n'ubundi ukoresha aka kantu nababyeyi wifashisha uri guserisona appareil ugiye gupima iyo ariyo. Uraza ushyire hano kuri degré Celsius. Nurangiza rero icyo uri bukore, iyi migozi turimo gukoresha urayihindura, urayikuramo. Numara kuyikuramo ukoreshe umugozi umeze gutya, n'ubundi hano dufiteho umutuku tukagira n'umukara. Umutuku n'ubundi nk'ibisanzwe uraza ujye muri V, hanyuma umukara nawo ujye muri com. Hanyuma rero kugira ngo tubashe gupima ubushyuhe
kugira ngo tubashe gupima ubushyuhe. Murabona nkimara gushyiramo hano ahantu ndi hari ubushyuhe bwa degere Celsius 22. Hanyuma rero reka twifashishe ferasude tumenye ngo ese ubushyuhe ni gute bugenda bwiyongera, ni gute bugenda buzamuka bwiyongera. Iyi ni ferasude dufite rero, iyi ni ferasude dufite, reka dukozeho turebe uburyo ubushyuhe buri kwiyongera. murabona hano dufite ubushyuhe bwa 48, 49, 50. uko ferasude iri kugenda ishyuha niko n'ubushyuhe nabwo buri kugira ngo buri kwiyongera. Ni gutya rero upima degere Celsius, ni gutya ukoresha terimometere muri apareye militimetere. Hakundi rero ukoresha, hakundi wapima ubushyuhe ukoresheje apareye militimetere ni gutya. Mbibutse ko iri ni isomo ry'ingenzi ku muntu wese w'umu-electronicien cyangwa ku muntu wese ukora amashanyarazi. Mu gihe utazi gukoresha apareye militimetere ntabwo waba uzi akazi urimo akariko. Nta kindi ngusaba, wowe kora subscribe hanyuma wiyandikishe kuri channel ya Innovation and Electrical. Turakomeje rero, maze kubereka uburyo upima ubushyuhe ukoresheje apareye militimetere. Turakomeje, ngiye kubereka uburyo ushobora gupima ampere, y'amashanyarazi cyangwa se y'umuriro ukoresheje apareye militimetere. Hanyuma nta kindi ukoresha, ni ya migozi wifashisha n'ubundi wa mugozi w'umutuku n'umukara, ariko birahinduka. Hano nababwiye ko dufite poti eshatu, poti ya V, poti ya COM ndetse na poti ya 10 ampere maximum. Icyo ukora nta kindi rero, n'ubundi ufata umugozi w'umukara ukawucomeka muri COM. hanyuma w'umutuku mwari muzi ko twawushyiraga hano, ariko turawimura tuwushyire kuri ampere, hano kuri 10 ampere maximum. Niturangiza turifashisha uyu mugozi wa sharijeri, hanyuma twifashishe na telefone. Ni ukuvuga ngo tugiye gupima ampere z'iyi telefone. Ese bateri y'iyi telefone yo ubu ngubu hasigayemo ampere zingahe, ibyo tugiye kwifashisha. Hanyuma rero iyo urangije ufata apareye militimetere yawe, warangiza ukarotatinga ugashyira hano kuri 10 ampere, ugashyira kuri 10 ampere. Warangiza ugafata sharijeri yawe, murabizi ko muri sharijeri mu mugozi, muri USB y'umugozi habamo insinga ebyiri, umutuku n'umukara. Umutuku rero uba ari pozitifu, hanyuma umukara ari negatifu. Icyo ukora nta kindi, uwucamo kabiri, warangiza ugafata umukara ukabihuza, ukabihuza byo bigakomeza. Hanyuma iyo umaze kuwuhuza, umutuku usigara umeze gutya, bimeze gutya. Ndakeka muri kureba. Hanyuma warangiza ugafata sharijeri yawe ukayicomeka muri purize nk'ugiye gucaginga. Wamara gucomeka muri telefone rero, muri laronje yawe, warangiza cyangwa se muri purize, warangiza ugacaginga telefone yawe, ugashyira aho ngaho. Warangiza ugafata umugozi wawe wamaze gusetinga muri apareye militimetere, warangiza ugafata poti imwe, igafata ku rusinga rwa positive ariko rugiye muri telefone, urundi rugafata kuri positive ariko ivuye muri laronje. Murabona bateri yanjye iri gupima 3 n'ibice 3, ariko twarotatinze ku bihumbi kuri 200. Murabona hano iri gupima 0.50. murabona buriya ni ampere 0 n'ibice 51.
ni gutya rero upima ampere. Ndakeka byumvikanye neza, n'uwumva utari kubisobanukirwa usubize inyuma ubyumve neza, cyangwa unyandikire muri komantere nzagusobanurire neza. Ok, twakomeje rero, ntabwo nshaka gutinda, turakomeje tugiye gupima icyo bita diyode, dupime na kontinuite y'urusinga. Ni ahangaha tugeze, murabona hari izi simbole ebyiri nababwiye tugitangira, ipima diyode hanyuma igapima na kontinuite y'urusinga. Mbere na mbere icyo turi bukoreho, ntabwo tugiye kwimura, dusubize hano mbere yuko dupima kontinuite y'urusinga. Niturangiza twimure dushyire hano, turimura dushyire hano. Niturangiza rero turafata izi kabure zacu, turangiza dufate urusinga. Tugiye gukoresha iyi singa, tugiye gukoresha iyi singa dupima kontinuite y'urusinga. Ndakeka muri kubibona neza uko bigenda. Urimura ugashyira ahangaha kwa aka kantu gafite simbole ya some, warangiza kandi ukimara kubikora no muri sikirini bihita bigaragara muri ngaka. Warangiza rero icyo ukora, ufata umutuku ukawushyira ku rusinga, ku mutwe umwe w'urusinga, hanyuma umukara nawo ukawushyira ku wundi mutwe w'urusinga. Murumva ko apareye irimo gusona, murumva ko apareye irimo gusona. Iyo iri gusona gutya biba bivuze ngo urusinga nta kibazo rufitemo hagati. Hari ukuntu urusinga havuka nka pane rugacikiramo hagati, wapima umuriro ukabona urimo, ariko wapima hakurya ukabona ntabwo umuriro urimo kuhagera. Icyo gihe rero aba ari ikibazo cya pane yabereye mu rusinga hagati. Rero kugira ngo uzamenye uko byagenze, ni uko ugomba kuba ufite iyi apareye, warangiza ukabipima gutya. Reka mbaho urugero, ni ukuvuga ngo uru rusinga turamutse turukatiyemo muno hagati, gutya tukarukata, kuvuga turamutse turukatiyemo hagati, twarangiza tugapima kuri uyu mutwe, tugapima n'uyu nguyu, ntacyo byatanga. Ariko tuzihuje gutya, murumva ko apareye irimo gusona, ariko tubitandukanyije yahita izima. Ni gutya wapima kontinuite y'urusinga rero. Hanyuma ikindi tugiye gukora, tugiye gupima icyo bita diyode. Iyo ugiye gupima diyode rero, urabona ahangaha n'ubundi ushobora guhapima diyode ariko hagapima na kontinuite y'urusinga. Icyo ukora, nababwiye ko aka kabuto ariko kabikora kabisetinga kugira ngo bitandukane. Ukanda hano, wamara gukanda hano, murabona neza muri taburo ahari kano kantu ka sone, murabona neza ko, ndakeka biragaragara. Muri taburo twari dufitemo aka kantu, ariko nitwongera gukanda karavamo, hajyemo aka ngaka n'ubundi gasa n'aka ngaka. Iyo umaze kubisetinga gutya rero, nibwo uhita ufata diyode. Ndakeka diyode murayizi, abatayizi ni gutya iba imeze. Iyi ni diyode. Hanyuma iyo ugiye gupima diyode rero, ufata umukara, warangiza ukawushyira hano ku iyi sayidi ifiteho umweru, hanyuma warangiza pozitifu ukayishyira hano ku mukara. Murabona ko diyode yacu iri kuva ya 0.455, bivuze ngo diyode yacu ni nzima. Ok, twakomeje rero, ntabwo nshaka gutinda kubera ko isomo ryabaye rirerire. Tugiye gusoreza ku isomo ryo kwiga gupima resistance. Hanyuma mu gupima resistance n'ubundi turi bwimure dushyire kuri 20K. Niturangiza dufate resistance yacu, dore ngiyi resistance tugiye gupima. Niturangiza dufate resistance yacu dupime. Murabona ko resistance yacu irimo gupima neza, ariko murabona ko resistance irimo gupima neza, nayo nta kibazo ifite.
Rero ni gutya ukoresha appareil multimetre. Isomo ryambanye rirerire cyane, ariko murabona mba navunitse, umuntu ukamukorera inyigisho nk'ingi ariko ukanda subscribe bikamunanira. Rero mwebwe ndabashimiye cyane, mwebwe mwakomeje kureba ino video ikaba irangiye, kandi ndakeka ko iri somo mbahaye ari isomo ry'ingenzi kandi rizabafasha gushyira mu bikorwa ibyo nabigishije. Rero icyo nkeneye ni comment zanyu, ni subscribe zanyu, ni like zanyu ndetse na share. Nta kindi, nibyo bingaragariza ko turi kumwe, nibyo bingaragariza ko munshyigikiye. Hanyuma ikindi, ufite igitekerezo wambwira muri comment, ariko ufite nanone igitekerezo cyubaka nk'akazi cyangwa se izindi nama ushaka kugisha ariko zubaka zinjiza, wahita umpamagara kuri nimero iri muri description. Ndabashimiye cyane rero, ciao ciao, naho ikindi gihe mu zindi nyigisho.